ngira ngo muri iyi minsi nawe ufite ishimwe kuko Imana yajyanye nawe kuva inaha mu Rwanda kugera Mozambique ihagararana nawe muri Afrika y'Epfo. Imana iragushyigikira. Twagiye dukurikirana kuri social media yari amavuta akomeye cyane, yari amavuta ku buryo wabonaga umunyarwanda hari umuvuga butumwa kavuga uti nanjye nteyeho vi. Ariko nge nagira ngo tumubaze wiyumvaga gute nimba atari ibanga wiyumvaga gute? Hari rwose nawe wabonye Imana. Imana nyamana ni Imana ishobora byose, ni Imana ikora byose, ni Imana igeza hose. Ubu naho ntaragera nabonye itike yo kujyayo. Ntabwo nge ndindiriye umuntu umpa visa ya Amerika n'iyi Burayi no muri Aziya naho ntarajya. Nge namaze kubona yuko itike yo kujya aho hasigaye ndayifite. Imana ushobora kuba uyu munsi udahagaze neza, ariko kubw'inyungu Imana icyo yakuremeye uko Imana igufata nkayo apana abantu ababanza kureba kuri inzobe kuri igikara kusokoza neza ukuntu umeze ibintu ngibyo by'abantu nabo babyumve. Namwe mudukurikiye mugira ibintu byanyu, wareba umuntu ngo runaka arirabura ngo ni muremure, nkanjye ndi kurwana intambara ngo zo kuba mugufi nari muremure. Ibyo bintu nta hantu biraba ku isi. Abantu babimburanya ni abantu baburana amafuti, kumva umuntu maze guhura n'abantu benshi umuntu akamaza ngo ariko ngo nkureba kuri televiziyo ngo wari muremure ngo uragasore keza ngo gato ngo kimisata kuko mbona wabaye mukiga nkamaza ati naburya nari we nkavuga ati nabwo nari umukiga nimba ubona ndi umukiga nari we. Je rero nta kindi ndenza usibye kuvuga ngo muzaze kuri izo tariki 5 n'esheshatu mube muhari kuri Erayon Mountain Church, siko muvuga ku Kacyiru. N'ahantu hazwi harayoboreka, umuhanda wa kaburimbo urahagera, ntiwibwire ngo hari n'ibitaka wakandagira, harapavomye, ndahazi kumanuka mpaka mu rusengero. Ariko muzareke uyu munsi ikiganiro dufite kiraza kuba kivangavanze. Tuzakora n'ikiganiro cy'umwihariko tuvuge kuri rura rugendo. Nje rura rugendo naruvuga imyaka 2 kandi warubonyemo Imana imwe nje nabonaga ari nyinshi. Ya nshuti bakunzi ba Erayon MC, iyi channel ni itorero ryitwa Erayon Mountain Church rikorera hariya Kacyiru. Umushumba harya burasi Kacyiru dukorera mu karere ka Gasabo, umurenge ni Kacyiru, akagari ka Kamutwa, ahantu munsi y'umuhanda ukuntu. Yego, mukunda kugira ibihe bikomeye cyane, turaza kubigarukaho. Ndabasuhuje kandi natwe turakwikirije. Theo bose babireba nabasuhuje. Urakoze cyane. Twishimiye kukwakira mu itorero. Ariko ngewe reka nkunyure mu ijambo. Uravuze ngo munsi y'umuhanda ukuntu, reka nongereho ko nabonye urusengero rufite n'amabati atukura. Urumva ko na Theo bose babireba arahazi cyane. Namenya. Twahagira ibihe byiza cyane. Cyane rwose n'abakurikiraniye cyane ngira ngo barabibonye. Hariho ama video twamutumiye. Imana ibaho umugisha. Rero twishimiye kukwakira kuri iyi channel yacu. Nanjye nejejwe no kuyizaho bwa mbere. Nari nzi itoreraho ribanza abashumba baryo, ariko cano nari ntarayizaho ngo mbwire n'abandi bantu batarahamenya, n'abantu bashobora kugira amatsiko kari ahantu heza cyane. Ndivugiye nkanjye wahageze, hanyuma babaye banankunda bakazahaza no kubw'urukundo bankunda, hanyuma bahagera bakabona n'urukundo rwa Mountain. Noneho ahantu hari umushumba ibintu byose tugomba kubitangizanya isengesho, ibindi ndahita mfatira aho ngaho usubikiye nahumvishije kandi ni nayo ntego yacu. Rero ndagira ngo ninginge umushumba asenga Imana. Data wa twese mwiza, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye. Waraturinze iminsi itambutse yose, twabonye kugira neza kwawe, kuboko kwawe kwera kwabanye natwe. Mana, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uyu munsi rero duhuye gutya muri iki kiganiro cy'ivugabutumwa, dutegura igiterane. Turakwinginze ngo ubane natwe, ufashe abanyamakuru, ufashe umukozi wawe Theo. Uwiteka Imana ube hagati muri twe muri iki kiganiro. Ndakwinginze rero kugira ngo iki kiganiro abazakireba Uwiteka Imana
bazumve banejejwe ndetse bazumve baruhuwe n'ijambo ryawe. Urakoze rero, icyubahiro ni icyawe. Bana natwe umwanya wose tugiye gukora iki kiganiro, kandi ugire neza bene data bose aho bari hatandukanye. Urakoze, ibyo byose tubisenze gutyo kandi tugushimiye dutyo mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze, amen. Amen. Tugiye kugirana ikiganiro kitari kirekire cyane. Twagize umugisha, nagira ngo mbanze mbaze umushumba, ndahita nsubukura ahantu Theo bose babireba yarazirikiye ndahibuka. Nk'iyo nyuma y'uko Theo avuye mu mahanga y'iyo ngiyo, wagiye ubona ko byasirikiriye ahantu henshi cyane, abadukurikira barabizi ahantu hose byarasirikiriye, uburyo yakiriwe, imodoka, amamoto, biriya bintu mbizi ku bantu bakomeye cyane iyo bageze ahantu. Wiyumva gute nyine iyo uvuga ati nateguye igitaramo Theo bose babireba araza? Ikintu cya mbere ni ugushima Imana, kuko iyo ubonye umukozi w'Imana nk'uyu, Imana imushyigikira. Nubwo amaboko y'abantu ajya biririmba, atagushyigikira, Imana igushyigikiye biremera. Theo, ariko Yesu nashimwe, kandi Imana ishimwe cyane ko Imana yabigenje neza. Ndafatanya nawe, ngira ngo muri iyi minsi nawe ufite ishimwe, kuko Imana yajyanye nawe kuva inaha mu Rwanda kugera Mozambique, ihagararana nawe muri Afurika y'Epfo. Imana iragushyigikira. Twagiye dukurikirana kuri social media, yari amavuta akomeye cyane, yari amavuta ku buryo wabonaga umunyarwanda hariya w'umuvugabutumwa kavuga uti nanjye nteyeho vi. Ariko nge nagira ngo tumubaze, Theo wiyumvaga gute? Nimba atari ibanga, wiyumvaga gute? hariya rwose nawe wabonye Imana. Ari ahantu ukimara kwibona kuriya, ese nibwo bwa mbere cyangwa hari n'ubundi wenda bigenda? Oya, reka mvuge vuba vuba, uri kuguma wongeranya ibibazo ngomba kubisubiza biri bungore. Icya mbere nenda kubwira abantu badukurikiye, kabiri bakunda Imana, kuko dukurikirwa n'abantu batandukanye. Hari n'abantu babigwaho batabishaka, akabona wenda nk'umuntu aramuzi agashaka kumva ibyo wavuze, yakumva biryoshye akabikurikira ariko atazabyitaho. Je nagira ngo mbwira abantu ngo gukorera Imana ni byiza cyane. Hanyuma kabiri no kumenya Yesu. Burugera hari abantu bagenda hano muri Kigali, bagenda muri uru Rwanda, bagenda mu Bugande, bagenda muri Tanzania, batazi amakuru ya Yesu, batazi inkuru ze, batanabyitaho, bumva ngo ni iby'abarokore, ngo ni babandi. Hari n'abantu batwita abasazi, ariko nimba ibisazi twasaze bikuriza indege i Kanombe, bikagucisha Afurika y'Epfo, bikakuvana Afurika y'Epfo bikakujyana Mozambique. Urumva ibyo bisazi bazabisare. Nta shuri, nta muterankunga, nta muryango. Reka mbabwire, tuzi ko hariho imiryango ifasha imbabare, ifasha indushyi, ngira ngo reka mvuge mu mvugo yiyubashye, n'abafite ubumuga bwo mu mutwe, kuko niko twakita kari bo kera twitaga ngo n'abasazi. Uyu munsi n'abantu bafite ibibazo byo mu mutwe. Nimba hari imiryango ifasha abo bantu bose, urumva bagafashwa, iyo miryango ikaba ihari. Iki kintu reka ngisubiremo, agira ngo mbabwire ngo twebwe ubwo burwayi dufite, reka mbyite gutyo cyangwa ibyo bisazi, nasanze udufasha ntagaragara. Babona byabaye bakajya bavuga ngo byagenze gute, ngo mbwize ukuri, ngo nibyo koko ni wowe. Aho rero niho nshaka ko abantu, ariko muzareke uyu munsi ikiganiro dufite kiraza kuba kivangavanze. Tuzakora n'ikiganiro cy'umwihariko tuvuge kuri ruriya rugendo. Njye ruriya rugendo naruvuga imyaka 2, kandi warubonyemo Imana imwe, njye nabonaga ari nyinshi. Wabonye Imana y'inyembaraga, wabonye gukomera kw'Imana. Abantu n'uyu munsi tuvugana, ubu hari umuntu waba waguze, nitujya muri ubu buryo busanzwe, waba waguze nka telefone uyu munsi ishobora kumugeza kuri ibi bintu uyu munsi. Aribwo bwa mbere yarabisengeye ati nanjye uzame touch screen, nanjye nge ndeba WhatsApp, ari ubwa mbere aje. Ashobora kumva ibintu nta handi yari yaranyumvise. Nagira ngo mbwire abantu, Imana dusenga ni Imana nyamana, ni Imana ishobora byose, ni Imana ikora byose, ni Imana igeza hose. Ubu naho ntaragera, nabonye itike yo kujyayo. Ntabwo nge ndindiriye umuntu umpa visa ya Amerika, n'iyi Burayi no muri Aziya naho ntarajya. Nge namaze kubona yuko itike yo kujya aho hasigaye ndayifite.
Imana ni icyizere cyangwa icyizere none se icyizere kiruta reka itike kwizera none se kurarema ntarayibona bwo ko nabwo nayiheshejwe n'icyizere cyane ahambere nagiye byari ku cyizere bimpa icyizere nanone Cyane. njya harutaho bimpa ikindi ubu byarakomeye cyane nanashinga ishuri ryo kwigisha abantu kwizera Aha. nanasomye bibiri nkavuga ni ukuntu wiyumva Cyane. nkakubaza byahita bimera nk'ubupfumu ni igiki wiyumvishemo nyine ukiri hariya urumva wabonye uburyo baguprotokoye uburyo bakwakiriye indabo ariko burya ni Burundi bigeze ku mu protocol Burundi ariko ariko hari hagiciye igihe kinini hari mani haciye igihe kinini hariya niho kiriya gihe social wongeye media gusubizwamo social media zari zitaraza nk'ubu ngubu cyane ari nyinshi cyane ntabwo abantu bose bamukurikiranye nk'ubu ngubu reka mbahe nk'urugero ibintu by'i Burundi nibyo muri 2008 none bino byabaye 2022 na kabiri urumva ko ari imyaka irenga 10 kuko 2018 yari ibaye 10 cyane hajyaho niyo ngiyo nawe tekereza kuvaho gukora urugendo rwa 2008 na 2022 wanashimira Imana ko kiriho Imana ishimwe kabiri ugashimira Imana ko yagukoreye igitangaza muri 2008 no muri 2022 ikakwereka ko Iracyari Imana. muri urwo rugendo ibi bintu kugira ngo umuntu Iracyari Imana abishyikire idahinduka. bimusaba kubiha umwanya yego nuza mu rusengero wiruka bakajya gutanga amatangazo wagiye ntumenye utundi tuntu tuzaba two mu nguni ngo hari ahantu dusenga runaka ngo ku mugoroba turahura ukabifata nk'igiterane ukaguruka ngo wabonye abaririmbyi n'abavuga butumwa buryo butakaye uba watakaye njye ubwo ndi kubwira abantu badukurikiye ibintu bimbaho n'ibizambaho ni ibintu byari mu mugambi w'Imana ntabizi nk'uko biri mu mugambi wawe wowe udukurikiye nawe utabizi ko Imana igufiteho umugambi uyu munsi urababaye uyu munsi urashonje wabuze uko ugira uratekereza ukabura uwubaza ariko burya barahari umunsi igihe kizagera Imana ibakwereke cyangwa banizane turi mu kiganiro turi kuganira ku bintu bitandukanye kuyobora kino kiganiro biragoranye urumva ntitwigeze twivuga turafatanya n'ibikugora nanjye ndafata cyangwa ariko ntawanyibukije ko tugomba kwivuga umushumba hari abantu nyine bashaka kuba bakubonye nk'uko Theo yavugaga hari umuntu uguze taci uyu munsi akaba atakuzi ari ubwa mbere nanjye barambona ari ubwa mbere bajyaga banyuma kubonye ari ubwa mbere bavuga bati Theo bose babiri burya Theo afite uruhara cyewe ntabyo narinzi murakoze navuga ngo reka mbasuhuze aho inshuti zacu ziri hano mu gihugu cy'u Rwanda ku mugabane wa Afurika ndetse no ku migabane yose muri Aziya i Burayi hose turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amazina yanjye nitwa Bishop w'ubugingo Leonira ndi umushumba w'itorero Erayono Mountain Church mu Rwanda. Aka mwanya rero ni umwanya mwiza navuga ngo nongeye kubaha ikaze muri iki kiganiro abo turi kumwe nabo tutari kumwe ariko by'umwihariko ndaha ikaze Theo Imana igumugisha kuko wemeye kuza gushyigikira uyu murimo kugira ngo dukorane ikiganiro kiganisha ku giterane dufite kivuga butumwa kizaba ku itariki 6 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka w'2022 Imana rero ibaho umugisha ndumva mwivuze murakoze cyane mushumba twakwakirana Theo bose babireba urakoze cyane Imana iguha umugisha urumva bamvuze ariko njyewe nsubiyemo nanjye nkivugaho nitwa Uwiringiyimana Theogene hanyuma abantu bakunda kunyita Theo bose babireba rero nejejwe no kuba ndi kumwe n'uyu mushumba witwa Bugingo Leonira tukiri ku mazina yawe nitwa uw'ubugingo nushaka ube n'ubugingo byose nyine kuganira niko bimeze utazanabikura witwa uw'ubugingo njyewe nanjye nkwise Bugingo uzi impamvu ukikavuga numvishe Bugingo cyane kuruta uzi impamvu abantu bose basenga iyo bifurizanye neza mwabwira undi ko Imana izaguha ubugingo buhoraho uracyumva sasa rero umva ikintu kigiye gutuma mbitindaho njyewe mama umbyara ntago akiriho ariko muri famiye ye bavukanaga ari babiri umusaza we mukuru wakurikira yitwaga Bugingo
hanyuma rero ntibyatumye ko mubonesha amaso ngo yapfuye akiri muto, hanyuma basigarana umwana umwe ari we mama, ubwo urumva yari nk'ikinege. Noneho rero mama nawe aho akuriye abyaye arambyara, amara imyaka irenga 9 atarongera. Batangira kujya bavuga tubanza mu muryango w'iwacu bidakunda. Noneho guhora avuga ngo nagiraga musaza wanjye witwa Bugingo, byatumye ijambo bivuze ngo Bugingo bimera nkaho muzi kandi ntamuzi. Mbese ubwo hari akantu gakuruye by'ubumuntu pe, tujye tureka kujijisha. Uvuze ngo Bugingo, nzi ko hariho musaza wa mama witwaga ko, ariko utarabashije kuba ku isi ngo ayitindeho kuko yapfiriye mu myaka mike itagera no mu 10. Ariko mama yahoraga bimubabaje, yarinze nawe ava ku isi akibabajwe na Bugingo musaza we. Noneho kuko mama ari we twabanye igihe kinini, byatumye ijambo Bugingo rinjyamo. Hanyuma rero ngiye mu rusengero nsanga ngo abantu barwanira kuzagira ubugingo buhora. Ubu rero uw'ubugingo na Bugingo no kubuharanira ubugingo nibi turimo ni ukugira ngo abantu tubabwe ati nimuze mushaka ubugingo buhora. Siko kuri se ni ikinyarwanda, wenda abantu bazagume bagisigasire. Ijambo kuvuga ngo ubugingo ni icya kera, ariko wumva nyine nibwo nivuze ngo ubugingo banumva mbufite, ariko byo urabivuze numva namubaza. Nshimye Imana rero, reka ndeke gutinda muri Bugingo, ariko nanone nabwo ari ubugingo nibyo. Nshimye Imana ko turi kumwe, ni ubwa mbere dukoranye ikiganiro, ariko n'umushumba nemera kandi tumaranye imyaka myinshi. Iyi myaka tumaranye ntago ikibarirwa ku ntoki. Ubwo rero kandi ni umubyeyi mwiza, ni umuntu ukunda Imana, witanga, wifuza ko n'abandi bazabona ubugingo buhoraho. Niki twicaje hano ni ukugira ngo abantu tubabwire tuti nimuze dushaka ubugingo buhoraho, tuzajyane mu ijuru. Ndumva njyewe rero navuga ngo reka mbe nongeye nifate dukomeze ikiganiro. Mbasabiwe umugisha. Hari ibintu yarakomojeho avuga ko abafite igiterane ejo bundi ku itariki 6, ariko ndakeka atari itariki 6 gusa. Yego, no kuwa gatandatu ku itariki 5. Ubwo ne 5 n'esheshatu. Yego, tuzaba hari concert. Theo bose babireba yigeze kubivuga, havuga ko yahagira ibihe byiza, avuga ko ari ahantu nyine munsi y'umuhanda, tunababwira ko hari amabati atukura n'urusengero rusize irangi ritukura mu matafari. Ubwo urumva ko urahazi nimva ku kiganiro muhindura irangi n'inzugi n'ubururu urahazi rero. Aho mperuka nyine niba haba hari cyahindutse, hari ahantu uzirikana no ku mutima wawe. Oya, aho duherukira Theo bose babireba uhari, abantu no hanze bari bakubise. Ngiye nari mpari hose ndi kubigenzura nyine nk'umuntu w'umunyamakuru hafi aho. Kirya ni ikimenyetso ko tuzarwagura. Ubwo bagera no hanze, nanjye ndabizi batera udutebe hanze bakajya barungurukira inyuma, kandi ureba kunyuza mu muryango bigusaba kureba unyuza mu bantu, burya muntu abavunika. Imana ndabizi nabyo izabikora turwagure. Yego. Rero icyo giterane kiteguye gite? Hatumiwemo bandi? Murakoze. Hatumiwe abakristo bose ndetse n'abifuza gukizwa, n'abantu bose kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga. Bose batumiwemo, abantu bose baratumiwe, ingeri zose. Tuzaba rero dufite ivugabutumwa. Twatumiyemo abakozi b'Imana batandukanye, ariko abari ku isonga dufite bose babireba. Uyu muhanzi w'icyamamare azaba hari, ni nayo mpamvu ndetse yemeye kuza dukorana ikiganiro cyo kubibahamiriza, cyo kubihamya. Tuzaba dufite na groupe yitwa Wisdom of God Ministry, nayo guturuka Kimisagara izaba ihari. Tuzaba dufite abakozi b'Imana batandukanye. Birumvikana rwose. Navuga ngo ni igiterane kidasanzwe. Kandi nawe urahabaye nyine mu giterane, birumvikana. Ayo mavuta surumva. Ntago warura. Tuzaba dufite intego y'ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cy'abami ba mbere, ibice 18 umurongo wa 36. Iragira iti egera igicaniro bimenyekane ko Uwiteka ari we Mana. Bishatse kuvuga ngo ni igihe cyo kongera kujya mu bihe byo gusenga, kongera ibihe byo gusenga. Kubera iki? Tugeze mu mpera z'umwaka. Ako kantu ushyizemo ndakumvisha. Tugeze mu mpera z'umwaka, aho Satani abashaka ibitambo byinshi.
agenda ayica abantu mu buryo budasobanutse. Niyo mpamvu rero nk'abakristo nk'abantu bose b'abanyamasengesho tugomba kwegera igicaniro, tugomba kongera ibihe byo gusenga, tukongera tugasenga cyane, maze tukazasohoka muri uyu mwaka dutangira umwaka utaha tuvuga ngo Uwiteka niwe Mana. Imana ishimwe. Amen. nagira ngo ntavuzeho ibintu byinshi nyine iyi ntego urayivugaho iki kwegera igicaniro. Yego, amasengesho. Noneho mu mpera z'umwaka noneho nako kantu urabizi ibintu bavuga mu mpera z'umwaka, ariko urabizi ibintu bakunda kuvuga mu mpera z'umwaka nyine ibintu bikunda kubaho bo wenda ubu hari umuntu wabyumvisha amenya ibyo ari byo. Reka tubwire umuntu utazi ibyo ari byo. Ubundi intego ya Satani ni ukwica no kurimbura cyane. Twamaze rero kumenya no guhishurirwa ko mu mpera z'umwaka akora cyane. ase koko nibyo. Yego. Jewe uri mu bibaza ntago ndi buvuge mvuga hano mu Rwanda. Yego. Nabaye no mu bindi bihugu kubayo apana kujyayo. Noneho hari n'ibyo nagiyemo. Igihugu nabayemo nkamara igihe kinini cyangwa nkabamo kuruta ahandi nabaye ni igihugu cy'Ubuganda. Ubu tuvugana turi mu kwezi kwa 10 gushyira kwa 11 harabura iminsi. Ariko ubu Satani cyangwa se ibitambo byatangiye kugenda. Jeje nyine ndi hano kandi maze umwaka urenga ntabayo. Nza abantu barenga 3 twahuye twari tuziranye mbaza amazina nabo banze bamaze gucaho. Mwari muziranye? Tuziranye kandi impfu zabo ntago zasobanutse. Byabaye mu mpera z'umwaka. Harimo n'umuhanzi witwa Lady Grace. Abantu bari Bugande bahita bamumenya. Ni umuhanzi waririmbaga abayo ariko azi n'Ikinyarwanda. Byabaye uyu mwaka? Yari umuntu uzi ururimi rw'Ikinyarwanda wavuye. Uyu mwaka nubwo nta nubwo ukwezi kurasha. Yapfanye n'abantu 8. Ni ibihe byo kwegera igicaniro. Urumva? Umuntu wa mbere navugije ndamubaza ni se koko Lady Grace yapfuye, yarambwiye ati se ntuzi ko tugeze mu mpera z'umwaka atuba ibitambo byatangiye. Urumva? Nzundi w'umucuranzi najyaga njyayo nagiye gukora concert live kuko njya ntegura y'ibitaramo. Hano sindahategura igitaramo Mushumba ku mpamvu zanjye cyangwa z'uburyo bwanjye mbona bitanyorohera, nabona aho binyoroheye nkabikora. Yari umwe mu bacuranzi bancurangira gitari. Bamushingura banyohereje aka video bati yapfuye. Nibyo. Nzundi wari umumanage, yari umumanage w'umugabo na warazwi mu Bugande witwa Sebabi. Niba vuga Sebabi wenda ujya kuri YouTube wandikemo ngo Sebabi. Wenda ushyiraho ijambo ngo Sebabi Uganda. Unumubona uwari manager we. Nawe yitabye Imana. Abo n'abantu twari tuziranye. Nsobanuye uburyo twari tuziranye. Wasanga ari n'abantu wenda nagiyemo amadeni nabo banjama yandi kwa kundi go guherezanya mukorana. Uyu munsi bavuga ati yaciyeho. Ubimbwira ubu uyu munsi nabari mu Rwanda yambwiye ati ndabona Bugande bimeze nabi. Ariko mu Bugande twari turi ku ntego nyine yo kwegera Imana. Turi kubwira abantu turi mu mpera z'umwaka. Kwegera igicaniro. Iyo nyine izi mpera z'umwaka turimo twegera igicaniro. Kugira ngo kuko mu mpera z'umwaka Satani arihorera cyane. Ntago ejo bundi urabizi ibintu byabaye hano ku Kinama. Sinaho honyine. Yego. Urumva ntago ariho honyine hari nibiba nitubimenye. Ariko mugomba kumenya ko tugomba gusenga cyane tukegera Imana. Na cyane yuko reka nkubwire Mushumba dukuyeho no kuvuga ngo turi mu bihe ngo by'umwaka ngo Satani aba yameze nk'uwakajije umurego. Natwe ubwacu dukwiye no gushimira Imana ko umwaka urimo kurangira tukegera Imana cyane kugira ngo izaduhe n'ubutaha kugeza mu kwa 11 usingire kwa 12 ngo umare umwaka urye bonane urye Noheli na bonane koko amezi agera mu 10 maze ntukwiye gushimira Imana ntukwiye kuza mu nzu y'Imana ukabwira Imana uti iminsi isigaye nayo yimpe neza mu biganza. Erega ibintu by'Imana yo bujenjetse nabyo birakwira. Bwira abantu turi no gusoza ubu ngubu, bwira abantu turi no gusoza bazaze twisaze nyine uriya munsi twegere igicaniro. Ntabwo ari kubibabwira ahubwo ndabibasabye. Nje ntabwo mbabwiye ngo muzaze ndabasabye ngo muzaze. Icyambere ni inyungu zanyu cyane, ariko natwe ni inyungu zacu kubona abo duhesheje umugisha. Nje ntabwo nzaririmbira intebe, nta nubwo nzaha abantu ubuhamya cyangwa mbabwira ijambo ry'Imana. Kandi ubundi njye ijambo ry'Imana n'ubuhamya ndabihuza Mushumba.
nasanze na Bibiliya ari ubuhamya. Iyo bakubwiye ngo Aburahamu ngo yabayeho gutya, ngo bigenda gutya, ngo Imana imugira gutya, bakubwira ngo Daniel, ngo Saduraka, ngo Meshake, ngo Bedenego, ngo Yosefu, ni ubuhamya. Nibaze rero tubahe n'ubuhamya butari ubwa Yosefu, tubaho ubuhamya bwa Theo. Yego. Si byose tubaho ubuhamya bwa Jean Marie Cyane. Bishop avuga ati arahana Imana yankuye none nkorera Imana. Avuga ati mwese mwaje kubera ko nemereye Imana ngo nyibere igikoresho inkoresha. Numvisha abantu batabyumva neza, ariko abantu nibaza. Hari abantu usigabwira ngo umukozi w'Imana, ngo nge sindi umukozi w'Imana, ngo ndi umugara, ngo ndi umwana mu rugo. Mwese abana mu rugo, twese tuzabana mu rugo. Biriya bintu ntabwo nenda ko tubivugaho cyane, ariko jyewe nzi neza yuko hariho abakozi b'Imana. Nimba Imana ifite abana, ifite n'abakozi bayo. Nese abana bayo nibivunisha cyane. Si nk'ibyo se? Tuyikorere izaduhembe, hanyuma abana bazagumana ibihembo byabo by'iwabo mu rugo. Bo ntabwo bakora, bazafata imigabane iwabo. Twe turi abakozi b'Imana. Bibiliya ivuga ngo nimugende mugere ku mpera z'isi. Yatumye yatumye abana bayo cyangwa yatumye abakozi bayo Cyane. Abantu basigaye babyanariza buhoro buhoro wavuga ngo umukozi w'Imana, ngo nge sindi umukozi wayo, ngo nyogereza ngo amasahani. Hari umuntu wabimbwiye ndababara, kandi ibi bintu mbivuze ntabigambiriye. Nge ndacyari umukozi w'Imana. Yego. Urabihamiriza. Mushumba, dusoza nyine ni igiki nyine wavuga kindi? Hari genda shaka kwiganirira na Theo by'umwihariko. Mbahaye umwanya nk'umunyamakuru. Kuko Theo ni umukozi w'Imana, nanjye ndi umukozi w'Imana. Theo, hari ibintu bibiri nshaka kuvuga. Ndashaka kuvuga ku rugendo rw'umurimo w'Imana kuri wowe. Uraduha samari. Hari uburyo ki waba hari imbogamizi, ndavuga ku mbogamizi cyangwa se ku tuntu twagiye tukubabaza, kuko nanjye ndabifite, ariko noneho hari n'ibyakunejeje, ari byo byagukomeje Theo, ukaba ukivuga Imana, ukaba ukiyishimira. N'utwo tuntu twonyine ngiyikunda, ukaba ukiyikunda. Watubwira, kuko buri muntu wese muri uru rugendo hari igihe bavuga ngo nyine ngo we ngo byahise byemera, ngo ntago yahuye n'ingorane, ngo ntibyamuvunnye. Bakubona uyu munsi uri kurira indege, bakavuga bati buriya hari ukundi kuntu, ariko ndagira ngo utubwire muri make ikintu nka kimwe cyangwa bibiri byakubabaje muri uyu murimo w'Imana, n'ikindi kintu cyakunejeje kikakubera inkomezi n'igitsikamiira mutima, ukavuga ibyo ari byo byose sinzayivaho. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Ubajije ikibazo, nubwo kibajije mu minota ya nyuma, ariko ubajije ikibazo cyiza, kandi no kugisubiza ntibigoye. Nagira ngo mbwire abantu badukurikiye, ninkusubiza iki kibazo nkubwire ngo ikintu cyambabaje sindi bukiteho cyane. Yego. Ahubwo ndashaka kwita ku cyanejeje. Uzi impamvu? Jewe nabonye ko Imana itandukanye n'abantu cyane. Abantu ni abantu bahutiraho, ariko namaze kuvumbura ko Imana ibitwara buke buke. Ego buriya Imana umunsi wa mbere Yosefu bene se bamuta mu rwobo, Imana ari guhita imutabarika mugira n'umuntu ukomeye, wenda agahita n'abakubita ingumi n'imigeri, agahita asubira mu rugo. Ariko kuko Imana ibitwara buhoro, irabareka. Bamugurisha Abishimayeli, irabareka. Ajya kwa Potifari, irabareka. Kubera rero ko kuntu Imana itwara ibintu buhoro buhoro, idahutiraho, cyatumye nyikunda. Bisobanura ngo uyu munsi Jean Marie wowe tuvugana uri kutubaza cyangwa utuganiriza na Bishop, ushobora kuba uyu munsi udahagaze neza, ariko kubw'inyungu Imana icyo yakuremeye, uko Imana igufata nkayo apana abantu. Ababanza kureba kuri inzobe, kuri igikara, kusokoza neza ukuntu umeze, ibintu ngibyo by'abantu nabo babyumve. Namwe mudukurikiye mugira ibintu byanyu. Wareba umuntu ngo runaka arirabura, ngo ni muremure, nkanjye ndi kurwana intambara ngo zo kuba mugufi nari muremure. Ibyo bintu nta hantu biraba ku isi. Abantu babimburanya ni abantu baburana amafuti, kumva umuntu maze guhura n'abantu benshi, umuntu akamaza ngo ariko ngo nkureba kuri televiziyo ngo wari muremure, ngo agasore keza ngo gato ngo kimisatsi, kuko mbona wabaye umukiga. Nkamubaza ati naburya nari we, nkamuga ati nabwo nari umukiga, nimba ubona ndi umukiga nari we.
ukumva yuko iyo ni imirebere y'abantu reka tuyireke rero ahubwo tuvuge ngo iyi Mana ireba Jean Marie ikamureba yambaye ibirenge ikabona afite umumaro ikamureba yambara ipantaro imwe ikavuga ati urimo umumaro kandi ikabona umumaro wawe si uwo w'uwo munsi w'ipantaro imwe ikavuga ati hari umunsi uzagira umumaro ufite n'amapantaro 100 urumva hari umunsi uzagira umumaro ufite na etaje noneho reka ikabikubitse muri ubwo buzima njyewe rero mvuga ku neza y'Imana kuruta ku bibazo nagize ibitaranguye neza kenshi kuko ntabwo mbyitaho ariko nzi neza ko yari inzira yo kugira ngo ingeze ku byiza nimba uyu munsi ubabaye nimba uhangayitse menya ngo gasita bucya bukira budakeye gusa byaba ari cyo kibabaje ariko bugicya bukira wowe komeza ugende n'uyu munsi wenda ntuzinzira ariko burya hujya wabona ari nayo nzira nuko utaramenya ibyo ari byo ndi mu bantu bahuzaguritse mu buzima bw'isi ndahangayika njyewe nabwiye abantu ko nshobora kuvuga ubuzima bwanjye nkamara imyaka y'ubuzima nsigaje nkivuga ibintu bishyashya n'ejo waza nkakubwira bishya n'ejo bundi nuko tutabona umwanya wa buri munsi tukoza wenda bifite icyo ntabwo umwanya wa buri munsi waboneka njye narinda mva mu isi nkibabwira bishya kandi by'ukuri bitari bihimbana njye rero mushumba ikintu nakubwira nkiriwe ncango nkate ngo mvuga amakorosi ngo mvuga iki kumenya Imana nabikuwemo inyungu kumenya Yesu nigeze kuririmba indirimbo ivuga ngo hahirwa umuntu wakumenye Yesu we ndaririmba ngo waje mu isi ntibakwemera bagutera utwatsi barahakana ariko namenye ko byari igihe mwaminguze waraje ukora icyo wagombaga gukora icyo rero cyo yaje agakora yagombaga kugikora n'uyu munsi aracyagikora no mu giterana zagikora Imana ishimwe urumva Theo ndakubona mu yandi mavuta abantu iki kiganiro tugiye kugisoza abantu ikintu nabara tuzakore n'ikindi none se ntiduhari nyuma y'iki giterane mushumba tuzaza kubwira abantu uti bantu mutaje mwarahombye rero tugiye kwereka uko byagenze ubutaha mutazabura kuko gukorera Imana reka nibarize Theo akabazo kanyuma Theo uri umuhanzi rwose kandi abantu bakunda ibihangano byawe ariko nibaza yuko ufite ayandi mahishurirwa cyangwa ayandi mavuta ese wumva imyaka ugezemo uzahama uri umuhanzi uzaba umuvuga butumwa njya nkugirira amatsiko kuko iyo umuntu yumvise ibihangano bya Theo yumva harimo inyigisho runaka cyane njye numva ashaka no kuzakubona uri kwigisha uyu wumva yanabishobora ukigisha cyane nabishobora cyane ahubwo apana kuririmba wenda ukaririmba ariko noneho ukanabwiriza reka nkuvuna amaguru niko bavuga mu rugendo urimo rwo kubitekereza mbihinire hafi reka nkubwire ibintu byose bibera igihe cyacyo njyewe ikintu nenda kukubwira muri njye numva ngikunze kuririmba njye nabishaka ariko nanone nsigaye mfata mikoro ngiye kuririmba nkumva ndarwanirwamo no kubanza kuvuga rero nka bishop nk'umukozi w'Imana wenda uzanaganiriza abandi ba bishop muhura kuko njye sindagera kuri urwo rwego wenda ubabwira umuntu yarambwira ati afata mikoro agiye kuririmba akumva arashaka no kubanza kuvuga none iyo mvuze abantu baguma mu kumva kuvuga ku buryo kuririmba mbibibutsa babyibagiwe kaza tuwo umuntu yamukorera iki nkawe nka bishop nyine nawe uhita ureba ikintu wankorera none se nukugusengera iyo mpano ikurimo yivuga butumwa yo kuvuga ikaguka nuko iyo kuririmba yagukura ntago nabyanga ese mushumba uwaza mu mwanya na muto ya muzabipange nyine murebe ariko rwose hari ahantu abwiriza tubivugiye kuri kamera n'abantu bazaze ntago nzabwiriza nzavuga muravuze ngo mwumva mvuga uzavuga no kuririmba no kubwiriza no kuvuga no kubwiriza ariko icyo tuba turwanira ni bene data ni bashiki bacu ni barumuna bacu je nanjye kujya ni bishop sugira ikibazo nanjye kujya mvuga ngo barumuna banje njye namaze kugera mu myaka yo kuvuga ati mfite barumuna niko kuri n'abana niyo ndebye abana mfite mbona bakuza ari abanjye noneho se barumuna banje rero nabwira barumuna bacu bashiki bacu
ntimuzacikanwe nimukunde kujya gusenga niba ushaka ntimuzaze muri rayoni kuko hazaba igiterane na nyuma hakomeza ubuzima ndashaka kubwira abantu batwumva ko gusenga bigira umumaro. gusenga ni imibereho ni ubuzima kandi ni ubuzima. Murakoze cyane kubwo kwitabira iki kiganiro. Nshimiye n'abanyamakuru, nshimiye namwe mwese mukurikiye iki kiganiro, kandi nkomeza kubashishikariza yuko mwazabana natwe muri kiriya giterane cyo kizaba ku itariki 5 n'itariki 6 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka wa 2022. Imana rero ibaha umugisha, kandi nkongera kubashishikariza kuzakurikira iki giterane. Tuzanakinyuza no kuri YouTube channel y'itorero ryacu Elayon MC TV. Muzakora uko mushoboye, ukubonye umwanya uzagubwa neza, hazaba hari amavuta adasanzwe. Imana ibaho umugisha, turabakunda. Ya mushumba, nimero bazazibona hasi, nimero zanyu baba nimero bazajya babifashisha bakurikirana iyo gahunda ni 0788 644 ndasubiramo 0788 644 Imana ibaha umugisha. Ya dusoza Theo, bose babireba ni iki nyine watubwira cyangwa se wabwira abantu bakurikiye kino kiganiro turi gusoza? So kubabwira ati bazaze mu giterane, bakaza tugafatanya guhimbaza Imana, n'ibyo bintu nzavuga bakabyumva nyine. Theo afite umwanya muri wenda nimba ari igiterane kizaba kirimo ijambo ry'Imana. Mukunda ijambo ry'Imana, murikunde, niryo rya mbere. Hanyuma kabiri, nanjye nshobora kuguha ubuhamya runaka nk'umuntu wamenye, nk'umuntu wumvishe kenshi n'uyu munsi ucyumvikana, nkaguha ubuhamya, nkakubwira inzira naciyemo n'ukuntu nabonye Imana mu buryo butandukanye. Je rero nta kindi ndenza usibye kuvuga ngo muzaze kuri izo tariki 5 n'esheshatu mube muhari kuri Elayon Mountain Church. Siko muvuga ku Kacyiru, n'ahantu hazwi, harayoboreka, umuhanda wa kaburimbo urahagera, ntiwibwire ngo hari n'ibitaka wakandagira, harapavomye, ndahazi kumanuka mpaka mu rusengero. cyane rwose. Ya murakoze cyane rero, ndabashimiye. Ndumva Theo babireba wadusengera noneho dusoza iki kiganiro cyacu. Imana ibaho umugisha abantu bagikurikiye. Nukuri turabashimiye. Reka nisabira abantu badukurikiye ikintu kimwe, mbabwire ngo nanjye Theo babireba ngira cana. Ukeneye indirimbo zanjye inshyashya n'iza kera uzisanga kuri channel yitwa Theo babireba official. Hanyuma iyo uhageze ukareba indirimbo, ugomba no gukora subscribe kugira ngo n'ubutaha uzabone iyindi nashyizeho utiriwe uyishaka ubonye monetize cyangwa se nyine ubonye confirmed birakunze. Ndumva ari ibyo ngibyo. Ako Theo ukunda iyi ndirimbo cyane? Byo nkunde ubu ngubu muri mu ndirimbo zanjye nakundaga indirimbo yitwa kuko wakunze gukiranuka. N'ubu niyo nyikunda. Inshasi nyine niyo nicyo kubera mpora nyikunde guma n'inshyashya muri nge. Hanyuma abakeneye inshyashya hariho indirimbo yitwa umuriro urotsa, abanyamugisha. Muzagenda mumenya ibintu byinshi nimudusura kuri cyane rwose. Namushumba ndabizi iyo ndirimbo arayikunda cyane kuko wakunze gukira. Bibiguhiga ntibizabura, n'abakurwanya barakomeje, ariko Imana nyir'ijuru n'isi niyivuganye nawe nonaha, uramenye ntushidikanye, n'ibitari ibyo yarabikoze. Imana ibaho umugisha cyane abakurikiye kino kiganiro, muhezagirwe. Nshoje kino kiganiro mu izina rya Yesu, amen. Uruvuze ngo nsenge. Mana tugushimiye ubwiza bwawe n'imbaraga zawe no gukomera kwawe. Twari hano tuganira tuvuga ku murimo wawe, tuvuga ku bwiza bwawe, tuvuga imbaraga zawe, tuvuga ibyo duteganya gukora kandi byo mu bwami bwawe. Nyemerera rero abantu bazumva ibi bintu bizabagirira umumaro, hanyuma kandi natwe tubivuze tuzabigiriremo umugisha cyangwa uzaduha umugisha,
kandi dusengeye n'iki giterane kugira ngo ukureho imitego yose Mu izina yaba ihari rya Yesu. tutabizi, Mu izina imbogamizi rya zose Yesu. tuzitesheje agaciro, Mu izina rya abantu Yesu. bawe bari butangire kugambirira kuza muri aya materaniro cyangwa muri iki giterane, ubacire inzira ubakurireho inzitizi mu izina rya Yesu, izina rya Yesu. kugira ngo icyo ugambiriye gukorera abantu bawe uzagikore. ngaho komeza kubana natwe, tuzi neza yuko hari ikindi gihe tuzicara tukongera tukavuga ineza yawe no gukomera kwawe, nabwo uzakomeze kudufasha no kutugirira neza. Dusengeye n'igihugu cyacu cy'u Rwanda, abayobozi bacyo uhereye ku mukuru ukagera ku muto, Yego. ubwo ni uguhera kuri perezida wa repubulika ukagera ku muyobozi w'isibo, bose Uwiteka Imana ubagirire neza, ubarinde, ubafashe, ubahe ubwenge bwo kudufasha no kutuyobora, kugira ngo dukomeze kuba mu mahoro, kuko twamenye ko amahoro nayo aharanirwa. Tuzabikora twiyubahisha mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen.